tuva mu bwiza tujya Imana ikwirukanira umuyebusi. Umuyebusi muraturana mu kazi. Mwarabibonye? Kereka inahane mabitabo. Umuyebusi mugaturana, umukiriya akagaza kugushaka agahita mwemeza uburyo wimutse bagiye gukorera hano. Yamara kumuhahira mugahita mukubitana bisohokanye. Hahita avuga ati yewe uracyari naho. Abaye bose mubwire ko ufite arashaka inzira zose byanyuramo kubitsa. Ariko Imana ijya yirukana amahanga atubuza imigisha. Mwamvuge ngo amena. Mama Imana ijya itwirukanira abahivi, abayebusi n'abanyakanani. Imana muyihe icyubahiro. Mwemere yuko Imana ijya irwanya amahanga. Imana ni ishimwe kandi Imana ihabwa iki? Ntabwo wagera ku mugisha w'Imana utarwanya. Ntabwo Imana ikigira iby'umuntu baroko, ntabwo ikigira iby'umuntu. N'ahantu murera Imana yatsengesheje ayitatu. Irambwira iti senga mwereka aho uzajya gukorera. Yengiriye impuhwe muvuga iti kubera ko mvuye kubwiriza ngwino mufate urutoki mugezeyo. Irambwira iti senga abarokora ibyacu turasenga. Nubona byakunamutse muzamenye ko urupfu rurimo kugera ruri kukwegera. Yavuze murabyumvise? Nibyo. N'umugabo tubana Imana yarambwira iti senga. Iratsengesha irambwira iti kandi ufate Bibiliya ubwirize. Ndabwiriza ngeze muri Huye nibwo nabwiriza umuhungu mu iteraniro arimo arangwa. Amen. Uyu mupagani tutajyanye mu rusengero sinshaka kwambangamira. Ni njyewe Uwiteka nimukiye aha wabimbwiye. Nimba nawe warabimwemereye simbizi, ariko nteze amaboko ndi imbere yawe. Mu cyumweru kimwe yari yagurishije arigendera, arahansiga n'umupagayi. Ariko Imana ijya twirukanira amahanga. Mwamvuge ngo amen. Haleluya. Uyu yarigendeye niyo yagiye simaze. Abantu baho bakajya bambaza bati wasenza yigahe? Nta n'umunsi usibye isegonda. Bati twe twarasenze turushye turekeraho. Yari yaratubangamiye. Yabonaga umuzunguzayi akamwirukankaho. None n'abazunguzayi basigaye bazana n'udutaro bakatwicaza mu marembo yaho yicara. Atereka twicare yaragiye. Teranye bati Imana ishimwe yamujyanye n'ihabwa icyubahiro. Reka nze mbabwire ntuzifuze kuba watura ahantu abantu baguha akato. Byavuze murabyumvise? Ujye wumva waba umujyanama, abantu bajye bakugisha inama bakwisanzureho. Mbese uba amahanga, ube nyina w'amahanga menshi. Mwakire neza amagambo y'Imana. Murabyemera ko Imana itwirukanira amahanga. Rero tugiye gusenga Imana. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana. Mwamvuge ngo amen. Minota nsigaje tugiye kwisenga n'Imana. Utegute. Hari abantu bakora ntibijye mbere. Hari abantu barambagizwa ntibutahe. Hari abantu mbese buri muntu afite ihanga rimuhagaze imbere. Afite ishyanga rimuhagaze hehe imbere. Wowe n'ishyanga riguhagaze imbere. Hamwe n'Imana ivuganiye natwe hano. Kwirukanira abakuri imbere mu izina ryayo. Kuko kubaha Imana tuva mu bwiza tujya. Imana ikwirukanira umuyebusi. Umuyebusi muraturana mu kazi. Mwarabibonye? Kereka inahane mabitabo. Umuyebusi mugaturana, umukiriya akagaza kugushaka agahita mwemeza uburyo wimutse bagiye gukorera hano. Yamara kumuhahira mugahita mukubitana bisohokanye. Hahita avuga ati yewe uracyari naho. Abaye bose mubwire ko ufite arashaka inzira zose byanyuramo kubitsa. Ariko Imana ijya yirukana amahanga atubuza imigisha. Mwamvuge ngo amena. Mama Imana ijya itwirukanira abahivi, abayebusi n'abanyakanani. Imana muyihe icyubahiro. Mwemere yuko Imana ijya irwanya amahanga.
Imana nishimwe kandi Imana ihabwe iki? Ntabwo wagera ku mugisha w'Imana utarwanye. Ntabwo Imana ikigira iby'umuntu baroko, ntabwo ikigira iby'umuntu. N'ahantu nkorera Imana yatsengesheje y'itatu, irambwira iti senga nkwereka aho uzajya gukorera. Yangiriye impuhwe ngo uvuge iti kubera ko mvuye kubwiriza ngwino mufate urutoki mugezeyo. Yarambwira iti senga, abarokora ibyacu turasenga, nubona byakunamutse muzamenye ko urupfu rurimo kugera ruri kukwegera. Yavuze murabyumvise? N'umugabo tubana Imana yarambwira iti senga, iransengesha irambwira iti kandi ufate Bibiliya ubwirize. Ndabwiriza ngeze muri Huye nibwo nabwiriza umuhungu mu iteraniro arimo arangwa. Turabagira ariko mwavuge ngo amen. Turabagira umuhungu ati wabaye nabi ati turi muri viziyo. Umuhungu ati mukanesha umutwe simwamamagaye no muri korari babamo, ariko ibenda Imana iravuga ngo sinzabazamo ahubwo nzaboherereza marayika. Ariko mwavuge ngo amen. Imana ari umubyeyi, ati njyewe nahita batera inkota nkabarimbura, cyokora nzaboherereza marayika ajya bacungira birukanira abahivi n'abayobozi n'abanyakanani kujya mu gihugu cy'amata. Kandi Imana igiduha igihugu cy'amata n'ubundi. Imana niyamamare. Kavukire yanjye n'itumba hano hirya, itumba hano za Rurembo, niho Imana yavuganiraga nanjye. N'abandi bamusenga ikabwira iti mwana wanjye n'Uwiteka ujya uhindura amateka. Akabwira ati njyewe ndi Imana yawe, ntuzigera uhinga, nzagutuza naho badahinga. Imana ishimwe, ntabwo ndi umuhinzi kandi mvuka mu muryango uhinga, ntabwo ndi umuhinzi. Ariko ngiye kuva hano byaba umusenzi, mfite abana mu rugo bateka bakampamagara bati birahiye. Yumva Imana idatuza mu gihugu cy'amata. Ariko mwavuge ngo amen. Imana ni igituza mura tuyipepera Imana. Ntabwo ndabatindira, igihugu cy'amata Imana igituzamo. Imana ikagukura hariya, Imana ikakwereka ukuntu ubuzima nabwo buryoha. Kajya ubyuka saa yine nk'abana. Kajya mu kazi kubera yuko ntabwo usugira urikoresha ukajya wibishaka. Imana ituza. Ariko mwavuge ngo amen. Imana rero ifite ahantu iba yarashyize umuntu ngo ahahurire n'Imana, ikimwikurira mu bw'isi mujyana. Imana wenda gukonze no kuri kw'Imana, kandi afite n'ahantu azatunyuza tujya mu ijuru. Mwavuge ngo amen. Azaza turi mu rusengero ntabwo bizi, cyokora nituba turi mu by'isi turi mu mirimo yacu, menya azatunyuza ku ruhande akamanza akadusengeje, ufata agahonyegere agahita akujyana. Simbiza uburyo azabigenza, ariko mbona ari umujyanama mwiza azatugira inama. Niba tubwira ngo nidusenga twirukanira abayobozi, urumva atazatubwira ngo nidusenge tujye mu ijuru, urumva tutazajyayo. Ukuri tuzajya, haleluya, ukuri tuzajyayo. Uko aduha ibyo mu isi akifuza yuko turya ngo tuve imibiri yacu igubwe neza, niko atazemera ko ubugingo bwacu butakara, ntazakundira ubugingo bwacu kuzimira. Imana niyamamare rero. Ngiye gusoza, mwavuge ngo amen. Nukuri nawe yemeye, niyo mpamvu nahugutse ndirimba. Nawe yemeye kujya ndinda, yemeye kujya ndinda. Icyo nsabwa ni ukwemera. Nawe yemeye kujya agira ate andi. Bamwe bimuhoza rero, mukunda Yesu namwe arabakunda, kandi mumwubahe nawe azamubahisha. Aya magambo ntabwo nishyepera, n'uwo yabihira yaba afite ibindi bimuri inyuma. Ariko aya magambo naho utakumva ibyo nkubwiye, ariko nawe urisoma ukaryuza, wowe wenyine n'umwuka ukurimo yagusobanurira ibintu byinshi. Imana kwirukanira amahanga, kwirukanira abayobozi, kwirukanira abanyakanani, kwirukanira abayobozi. Mwibuke Imana, mwibuke Mose ari mu ariko mwavuge ngo amen. Imana rero
Imana ikimwikurira mu bw'isi mujyana Imana wenda gukonze no kuri kw'Imana kandi afite n'ahantu azatunyuza tujya mu ijuru mwavuge ngo amen azaza turi mu rusengero ntabwo bizi cyokora nituba turi mu by'isi turi mu mirimo yacu menya azatunyuza ku ruhande akamanza akadusengeje ugafata agahonyegere agahita akujyana simbiza uburyo azabigenza ariko mbona ari umujyanama mwiza azatugira inama niba tubwira ngo nidusenga twirukanira abayobozi urumva atazatubwira ngo nidusenge tujye mu ijuru urumva tutazajyayo ukuri tuzajya haleluya ukuri tuzajyayo uko aduha ibyo mu isi akifuza yuko turya ngo tunywe imibiri yacu igubwe neza niko atazemera ko ubugingo bwacu butakara ntazakundira ubugingo bwacu kuzimira Imana niyamamarire ngiye gusoza mwavuge ngo amen nukuri nawe yemeye niyo mpamvu nahubutse ndirimba nawe yemeye kujya atinda yemeye kujya atinda icyo nsabwa ni ukwemera nawe yemeye kujya agira ate andi bantu bimuhoza rero mukunda Yesu namwe arabakunda kandi mumwubahe nawe azamubahisha aya magambo ntabwo nishyuye pe n'uwo yabihira yaba afite ibindi bimuri inyuma ariko aya magambo naho utakumva ibyo umubwiye ariko nawe urisoma ukaryuza wowe wenyine n'umwuka ukurimo yagusobanurira ibintu byinshi Imana kwirukanira amahanga kwirukanira abayobozi kwirukanira abanyakanani kwirukanira abayobozi